turabasuhuje inshuti zacu za Gusenga Everyday. Imana yo mwijwe umugisha cyane, turabashimiye ko mukomeje mudukurikirana. Turabakiriye abantu bari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Amerika. Imana yo mwijwe baho umugisha cyane, abari mu Rwanda turabashimiye cyane ko mukomeje mutuba hafi. Imana yo mwijwe baho umugisha cyane nkuko mubibona kuri kamera. Turi kumwe na kamera wacu, turamwakiriye nawe, turi kumwe n'umushitsi wacu Pasteur Mpazibirego professeur, niwe mwigisha dufite uyu munsi. Reka Pasteur tumwakire kandi akomerezaho. Kazi Pasteur. Murakoze. Tugeze ku gice cya 8 nkuko twabivuze, turi gusobanura dukora ikiganiro ku gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Turasaba mwene data dusomere igice cya 8 umurongo wa 1 no wa 2 twumva ayo magambo. Turasoma mwizina rya Yesu cya 8 igitabo cya Yohana. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 7 mu ijuru, habaho ituze nk'igice cy'isaha. Mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanandwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icotero cyashuswe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Amen. Igice cy'isaha mu ijuru habituze. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 7, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mu ijuru habituze nk'igice cy'isaha. Nkuko twasanzwe tubisobanura, umunsi umwe ugereranywa n'umwaka, kandi umwaka ugira iminsi 360 mu buhanuzi. Ubwo rero igice cy'isaha ni ugufata 360 ukagabanya 48, kuko umunsi ugira amasaha 28 ukabona 7 n'igice. Habaye ituze ry'iminsi 7 n'igice. Hepfo noneho tubonye abamarayika 7 bavuza impanda, ariko tubonye marayika wundi. Iyo bavuga marayika wundi ni Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yari afite icotero mu ntokeze, acuzuje imibavu kugira ngo acongere ku masengesho y'abera. Ubundi umurimo wa Yesu Kristo nuwo kudusabira, kuko byanditswe muri Yohana ya mbere ibice 1 haravuga ngo bana bato ntimukore icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi udusabira kuri data, niwe Yesu Kristo ari we ncungu yacu. Ntabwo ari twe gusa, ahubwo ni incungu y'abari mu isi bose, niwe udusabira ku Mana. Nubwo twasenga uko dushoboye kose, ariko amasengesho y'abera akeneye kongerwa n'amasengesho ya Kristo Yesu, kuko atugerera ku Mana akadusabira. Imana yacu yabwa icubahiro. Marayika wundi rero ashushanya Yesu Kristo. Hepfo noneho marayika wa mbere agiye gusuka impanda ya mbere. Amaze kuvuza impanda ya mbere, hakurikiraho urubura n'umuriro. Noneho birarambanya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo urubura ni icyago, n'umuriro ni icyago gikomeye, n'amazuku ni icyago gikomeye. Ariko mu buryo bw'ubuhanuzi, kuko Matayo 24 umurongo wa 12 havuga ngo abahanuzi baziyongera, kandi urukundo rwa benshi ruzakonja. Bishaka kuvuga ko iyo habonetse urubura, urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bafite umurava, bazasubira inyuma bitewe n'ibibazo bazari guhura nabyo. Ariko kuko hazaba n'umuriro, amatorero cyangwa inyigisho z'ibinyoma zizinjira mu kintu cy'ububyutse gikomeye. Iyo bavuga ngo hakurikiraho urubura, hakurikiraho umuriro bivanze n'amaraso, hazaba ububyutse mu matorero ariyo madini y'ibinyoma, ariko hazaba ukonje mu madini ariyo yizeraga Yesu Kristo bitewe no kurenganywa. Yesu aravuga ngo muri icyo gihe abantu bazabarenganya, bazabica, bazabashira mu nzu y'imbohe. Benshi muri bo bazacika intege, noneho basubira inyuma, ariko urukundo rwa benshi ruzakonja, niko gukonja kurubura. Iyo rero bivanze n'amaraso, bisobanura ngo muri bo abazahagarara bashikamye, abazahagarara mu gukiranuka kwabo, abazaba bahamya b'ukuri, bazarenganywa. Nizo mpamvu bizaba bivanze n'amaraso. Uwo ni marayika wa mbere. Marayika wa kabiri noneho avugije impanda ya kabiri, noneho haba ikintu kimeze nk'umusozi
ciroha mu nyanja, ya nyanja kimwe cya gatatu kibifite ubugingo kirapfa, kimwe cya gatatu cy'inkuye kirarimbuka. Iyo bavuga ibifite ubugingo byo mu nyanja bashaka kuvuga boroheje bisi, ariko iyo bavuga inkuge n'abakomeye bisi. Nuvuga ngo uwo musozi usobanura ubwami. Abadayimoni bazatera ubwami buriho, none bwirohe mu baturage babwo, bubanzirize mu boroheje n'abakomeye. Abakomeye bapfe mu kimwe cya gatatu, aboroheje bapfe mu kimwe cya gatatu. Marayika wa gatatu araza noneho avuza impanda ya gatatu. Inyenyeri imanuka ivuye mu ijuru, igwa kuri kimwe cya gatatu c'amasoko n'imigezi n'inzuzi. Ya nyenyeri bayita muravumba. Amazi yose y'ayo masoko n'imigezi arasharira cyane ku buryo abantu benshi bishwe no gusharira kwayo. Iyo bavuze amasoko n'imigezi n'inzuzi bakavuga n'inyanja, inyanja n'abanyamahanga cyangwa abakristo biyitirira izina rya Yesu ariko atari abakristo. Ariko iyo bavuze amasoko n'inzuzi n'imigezi bashaka kuvuga bake mu bakristo bemerwa n'Imana bari mu itorero, babandi Imana irondora imitima yabo ikabamenya. Abo ngabo kimwe cya gatatu kizicwa. Abo bose bazabazira guhamya kwa Yesu nk'uko umugaragu w'Imana Yohana yavuze ngo ngewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana, kuko nari mu kirwa cyitwa Patma bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Yaburiraga abafite guhamya kwa Yesu nkawe, abagereranya ni amasoko n'imigezi n'inzuzi. Abakristo beza bari mu itorero iyo bahagaze neza igihe cyose bararenganywa. Narizo mpamvu Yesu Kristo yavuze muri Mateyo 5 ara ku murongo wa 11 ngo niba batuka bakabasebya bakababeshera ibibi byinshi muzanezerwe, kuko uko babatuka nuko babarenganya nibwo ingorano zanyu zirushaho kwiyongera mu ijuru. Imana yacu dusange. Kandi byakoze n'intumwa 14:22 haravuga ngo igihe abigishwa bari bageze mu karengane gakomeye, batanze ijambo ry'Imana bavuga ngo bakomereza guhumuriza imitima y'abigishwa, bababwira ko bakomeza kwihangana kandi niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana ko bakwiye guca mu bakuba. Nibyo byari bigeze kwa bari abakiranutsi bake bari mu itorero. Ubwo noneho rero amazi arasharira, ya mazi asharira igihe kirekire cyane. Abantu benshi bavoma amasoko n'imigezi bicwa nayo mazi kuko yari yasharirijwe. Umuharavumba ni ikintu kibi cyane gikabije. Umuharavumba uraruhije. Iyo bavuga umuharavumba ni ikintu utabasha kwihanganira mu busharire bwacu. Noneho marayika wa kane arongera avuza impanda ya kane. Haboneka noneho inyenyeri iva mu ijuru, irisuka hasi. Noneho imaze kwisuka hasi havamo umwotsi ucumba, wa mwotsi wizimisha kimwe cyose cya gatatu cy'izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Noneho rero kimwe cya gatatu cya byose cyimijimishwa n'uwo mwotsi. Nuvuga ngo baravuga ngo mbona ikizu kigwiruka kigenda kiringanije ijuru kivuga ngo ni ishano rikomeye, ni ishano y'abari mu isi kubw'izindi impanda eshatu zigiye kuvugwa. Nuvuga ngo impanda ya gatanu niyaje kuvumbukamwo ishano rya mbere, impanda ya gatandatu ivumbukamwo ishano rya kabiri, impanda ya karindwi niyo yaje kuvumbukamwo ishano rya gatatu. Ubwo noneho tugiye kureba ishano. Ya nyenyeri iva mu ijuru yikubita hasi, ihabwa urufunguzo none rwo gufungura ikuzimu. Umwotsi uturuka ikuzimu mwinshi cyane urakwirakwira. Ijambo ry'Imana avuga ngo wizimisha izuba n'ikirere. Umaze kwijimisha izuba n'ikirere hakurikiraho inzige. Inzige zifite ubusharire zihabwa ubushobozi bukomeye kugira ngo zinjire mu bantu zibababaze amezi 5. Ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo zahawe kubabaza abantu gusa badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo, ariko ntabwo zizagira icyo zitwara ibiti, ntabwo zizagira icyo zitwara ibyatsi bibisi, bizaba bizima. Ariko abantu batagira ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo zizabababaza amezi 5. Twadusimba twangiriza imyaka nitwo bita inzige. Ubundi mu gifaransa bavuga sauterelle cyangwa locase mu cyongereza. Utwo dusimba twangiriza imyaka iyo icyorezo cyacu cyisutse ku isi.
uburumbe buraba imyaka yose ikarumba, abantu bakicwa n'inzara kubwo kubura umwero w'imyaka yabo. Ariko ahangaha ni mu buryo bw'ubuhanuzi bashatse kuvuga ko abadayimoni bazazamukana na wa mwotsi, bazishora mu bantu, abantu bakabiharamagara, bakabibikuke ibyihebe, bagakora ibyaha ndenga kamere, bakisuka mu bantu. Ari abantu bagera nko ku 1000 bose bafite imihoro, ntabwo babasha kubazitira bagiye mu bigori, ntabwo babasha kugira icuba kingira bagiye mu matungo y'abantu, kandi uwo bashaka kugirira nabi wese bamugirira nabi. Narizo mpamvu bigize ibyihebe, kandi bari benshi bisuse mu byo kwisi, abantu barangirika. Ijambo ry'Imana riravuga ngo 1/3 naco kirapfa. Zanzige noneho zari zifite ubushobozi bukomeye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo zari zifite mu maso hasa n'ahintare, zagaragazaga ubushobozi bukomeye cyane. Zari zifite ubwoya bwabyo bwari bumeze nk'umusatsi w'abagore. Bashaka kuvuga ngo ubusharire bukomeye n'ubugome ariko buhishwe imbere. Usomye Imigani 5 umurongo hariya wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo iminwa y'abagore itonyanga ubuki, n'akanwa kabo kakoroha kurusha amavuta, ariko yaje gusharira akarusha umuharavumba. Ni ukuvuga ngo iyo atyaye arusha umuharavumba gusharira, yarusha gukariha. Ijambo ry'Imana rivuga akarusha inkota ityaye. Nizo mpamvu bageranije umuharavumba. None ubwoya bw'inzige bwasaga n'umusatsi w'abagore, mu maso yazo hasaga naho umuntu. Imana yari yazihaye ubushobozi bwo kugira ubwenge kugira ngo butoteze icyo zishaka cyose, haba abantu bangirize, haba amatungo zangirize, haba imyaka zibyangirize. Nizo mpamvu zambitse ubushobozi bw'ubwenge kugira ngo zigire ubuhanga bwo kurobanura, kandi zari zifite mu gituza hakingijwe ibyuma, zari zahawe gukomera no kurama cyane kugira ngo abantu babashe kubabazwa. Ngira ngo inzige zibabaje abantu, abadafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo, bakaribwa bakababara amezi 5. Ngira ngo haba hasigaye bake. Imigezi yose ihindutse ubusharire cyangwa igahinduka amaraso. Bya byago Imana yateje Farawo ubwo yerezaga Mose na Aroni ngo baje gukura ubwoko bwawe mu Egiputa, nibyo bizahora byisubiramo kuko tubiganira ahangaha. Amazi yahindutse amaraso. Aho ngaho yari amazi y'umugezi yahindutse amaraso, imigezi yose ihinduka amaraso. Ariko ahangaha na amaraso y'abera babandi bazize guhamya kwa Yesu azameneka, akivanga n'amatoro y'ububyutse ari wo muriro, noneho akivanga n'urubura. Abantu benshi bagacogora bakareka Imana, bagasubira inyuma, bagatezuka. Narizo mpamvu Yesu yanabivuzeho ngo muzangwa n'amahanga yose, bazabakururira mu nzu y'imbohe. Ariko abantu benshi bazacika intege kuko kurenganywa. Noneho nibamara kurengana, abakirisi ubwabo bazasubiranamo bangane. Urukundo rwabo hagati yabo ha mu rutorero ruzakonja. Urukundo rwarakonje, tugeze mu minsi mibi. Iyo tuganira kuri babandi bavuga ngo imyaka 1000 irarangiye, Yesu agiye kugaruka kwima ingoma ye agashikira itorero, dusanga aya mazi yahindutse amaraso araye imigezi. Dusanga urubura ari icorezo c'urubura nk'icyabaye mu gihe Egiputa. Ariko iyo tuganira kuri babandi bategereje Yesu Kristo ko azaza akazamura itorero, mbere yo kugira ngo yimane n'abera imyaka 1000 akabanana nariyo ya myaka 7, tuvuga ko ibi byago bikomeye bizatuma abantu bahekenya amenyo, bizaba itorero riri mu kirere muri cya gihe cyo gupima impano no kweza umugeni. Hasi hazaba kaga gakomeye, hasi hazaba ibyago. Abantu bazashaka urupfu ntabwo bazarubona, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Hazaba arakaga gakomeye. Narizo mpamvu Daniel yabyanditseho muri Daniel 12 umurongo wa 1, yaravuze ngo nyamara Mikayeli niwe wa marayika ukomeye, icyo gihe nikigera azahaguruka nk'uhagurukiye gutabara abana b'Imana. Azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereye ukageza icyo gihe. Ariko abantu bawe bazaba barihanganye bazandikwa mu gitabo, kuko icyo gihe
abenshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazaba bakangukiye gukorwa n'isoni ku mugaragaro. Ariko Imana yacu irengera abana bayo, ndasaba kugira ngo abana babaye mu ruhande rwayo, kugira ngo icyo gihe Yesu nagaruka mu bwiza bwe abantu bazahagarare bashikamye, bagaragara nk'aho bafite ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo, kuko ab'inzige zizarya ijambo ry'Imana ryasurinye neza ngo nabatagira ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo, nabaramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyawo. Narizo mpamvu mu Byahishuwe 21 haravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho, n'inyanja ubwayo yari yakamye. Ariko hepfo aravuga ngo babandi banesheje bazaba banditswe mu gitabo, abo ngabo nibo bazarokoka kandi bazarokokera ubugingo buhoraho, ntabwo bazazukira gukorwa n'isoni nk'abanyabyaha. Dutegure dutegereze icyo Imana dushakaho, nugira ngo dutegereze kuza kwe. None harareba ageze ku gice cya 9 dusanga noneho impanda uko igiye kuvuza. Twumva igice cya 9 turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Turasoma mu izina rya Yesu. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye munsi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguruzo rwo gufungura ubwobo bw'ikuzimu. Ifungura ubwobo bw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uwitanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri ubwo bwobo. Amen. Izuba n'ikirere byizimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Inyenyeri rero ntabwo ari rayo hejuru. Ubundi nababwiye Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo hariya wa 15 kugeza ku murongo wa 21. Inyenyeri n'abashumba b'amatorero, ibitereko by'amatabaza byari amatorero, ariko hano inyenyeri ni Satani, wa nyenyeri yo mu ruturuturuwe. Byanditswe muri Yesaya 14 murongo wa 12. Wa nyenyeri yo mu ruturuturuwe, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, waribwira guti nzazamura intebe yanje izagera hejuru, igere mu kirere isumba inyenyeri z'Imana, nzasa n'isumba byose. Ubwo iyo nyenyeri ni Satani. Noneho uwo mwotsi ucumba ntabwo ari umwotsi w'umuriro mu buryo bw'ubuhanuzi, ubwo ari abadayimoni, umubare w'abadayimoni benshi, abadayimoni. Kuko Satani aje kumanuka mu ijuru, ijambo ry'Imana riravuze ngo umurizo we wakuruye 1/3 cy'inyenyeri guzijugunya ku butaka. Ku murongo noneho wa 7 haravuga ngo mu ijuru niho habaye intambara. Mikayeli arahaguruka, ariwe marayika ukomeye, ahagurukira kurwanya cya kiyoka. Yahagurukanye n'abamarayika be, ariko cya kiyoka naco kuko cyari gishaka gukurura 1/3 cy'inyenyeri, cyahagurukanye n'abamarayika bacyo, rurasibana bararwana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo noneho Satani ariyo ya nyenyeri mu ijuru ahe ntiyaba hakiboneka, ahubwo ajugunya ku butaka. N'ijwi ryavugiye mu ijuru rivuga ngo nuko rero wajuruwe namwe abarimo, ngaho ni mwishime. Ariko we wasi wenda wanyanja we, mwagushishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gito. Ubwo rero abisi bagushishano, narizo mpamvu Satani amaze kugabana isi, abantu bose baguweho n'ibara. Turabi Imana muri Yohana ya mbere ibice 5 murongo wa 19 ngo ariko isi yose iri mu maboko y'umubi. Ibyago byose ashaka kuguteza, byaba guhindura amazi amaraso arabishoboye, byaba kuzana inzige arabishoboye, byaba guteza abantu indwara arabishoboye, byaba guteza abantu amakuba arabishoboye, byaba guteza abantu inzara arabishoboye. Iyo abantu rero bagiye gupfa urupfu rusanzwe bicwa n'indwara n'intambara n'inzara, nanizo mpamvu byakomeje gusubirwamo hariya. Abantu bitwa n'icyorezo cy'indwara, abandi bakicwa n'inzara, abandi bakagwa mu ntambara, ibindi bizana ibike bibasha kugera ku bantu. Ubwo rero iyo nyenyeri yo mu ruturuturu, iryo zina ryahawe na Yesu. Petero ya 2 igice cya 19 kugera 21 handitswe ngo inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu ni Yesu Kristo, uzatumurikira umuco mu mitima y'abantu. Ariko inyenyeri yo mu ruturuturu nabwo yaguye ivuye mu ijuru ikagwa ku butaka ni Satani.
ubwo rero inzige ni abantu bakambika ubugome, bakangiriza abagenzi babo, bakinjira mu matungo, bakonona ibyaremwe byose, kugeza ubwo abantu bifuza gupfa ntibabone urupfu kuko bica urupfu n'agashinyaguro. Iyo rero haje icorezo caba inzara cyangwa caba intambara, usomye Mbaganya Yeremiya 4:9 haravuga ngo abantu bamwe bicwa n'intambara, abandi bakicwa n'inkota, abandi bakicwa n'inzara, ariko ikintu kigoye muri byose ni ukwicwa n'inzara. Ijambo ry'Imana avuga ngo kugira ngo umuntu yicwe n'inzara yakwicwa n'inkota, ngo kuko ngo abantu bapfa bishwe n'inzara babapfa urupfu n'agashinyaguro kubwo kubura umwero w'imyaka yabo. Iyo rero inzige ziteye mu buryo bw'udusimba zonona ikirere n'ibyatsi n'imyaka, imyaka ikangirika, abahinze ibigori bikarumba, abahinze amashaza byose, inzara igacana igatera. Iyo icanye rero haba ikibazo gikomeye. I Samariya hateye inzara ikomeye. Ingabo za Bene Hadadi z'Isiriya zagose umurwa w'i Samariya, abantu babura inzira yo gusohoka. Abari mu cyaro bose barapfa, barashira hasigara abagore babiri. Abagore babiri bari bafite abana babiri b'abahungu babahetse. Baraganira bati icorezo cateye c'inzara, none tubigenze duti? Tugiye gupfa ariko abana bacu bazapfa nabi tutakiriho. Baravuga bati tuje inaba tubanze tubarye, noneho tuzapfe nyuma ariko abana bacu tuzaho bagiye. Barasezerana bati turarya umwe none undi tuzamurya ejo. Bafata umwana umwe baramubaga, baramusangira iryo joro, baramurarira. Bukeye mu gitondo wa wundi baririye umwana azinduka karekare asanga mugenzi we kugira ngo bamenye uko baratunganya na wa wundi bamurye. Wa wundi agira ubwo baramuhisha. Byanditswe mu Bami ba 2 ibice 6:24. Wa mugore aratabaza amanika amaboko. Ubwo yagendaga hejuru umurwa w'i Yerusalemu, Ahabu yagendaga nawe mu murwa. Abo mu mujyi bari barahunitse kuko iyo habaye inzara hakaza icorezo c'inzige ibyonona imyaka, abo mu mujyi bapfa nyuma kuko baba bafite n'amadepo. Ibyo mu cyaro birashira kuko batunzwe no guhinga, byamara gushira mu mujyi basigarana amadepo bagapfa nyuma. Abo mu cyaro bari bashize ariko mu mujyi batarashira. Aha baramubwaza ati madamu urashaka iki? Ati mbonye ishano, ni ishano rikomeye. Nasezeranya na mugenzi we ko turya umwana wanje, ngo none turaryuwe, none nazindutse karekare njya kumushaka nsanga yamuhisha. Ahabu yaravuze ngo nimvuga ngo uyu mugore wemeye ko barya umwana yahemutse, ndewe ntabwo yari umwana amwanga. Nimvuga ngo uriya wahishuwe yahemutse, ntabwo guhisha umwana wabyaye wakuvuye mu nda ari icyaha. Aravuga ngo nta kindi kibiteye, ndakurikirana abahanuzi. Eliya nintabuhwahwanya umunsi wa none wahanuye ngo izuba rive imyaka 3 n'amezi 6, turabona uyu munsi. Iyo habaye icorezo c'inzara haba n'icorezo c'izuba, hakaba n'icorezo c'intambara. Ibyo byose biza bishaka ubugingo bw'abantu. Hari abapfa ku mubiri bagahambwa, hari n'abasubira inyuma kubw'ibibazo bikomeye bakava mu buntu bw'Imana kubwo kubura ico kurya agahemuka. Ariko umwanditsi umwe yaravuze ngo aho kugira ngo umuntu abeshe yasonza, aho kugira ngo umuntu akora icyaha yapfa. Ariko itorero ry'Imana muhagarare mushikamye. Ibyorezo ni byinshi, ibyangiriza ubugingo bw'abantu ni byinshi, ariko iyo bije Matayo 24 avuga ngo nimubona bibaye muzamenye ko igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu kigiye gusohora. Ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi bwami, kandi amatoro y'ubyutse ibinyoma azayishira hejuru kandi azaduka, kuko Yesu yaravuze ngo abahanuzi bazaduka, bazakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye kugera ubwo babya n'intore niba bishoboka. Nimubona ibyo bibaye muzamenye kugaruka k'umwana w'intama kugeze. Yesu ragiye kugaruka mu bwiza bwe. Twihangane, ibigeragezo ni byinshi, ibiza ni byinshi, ibyangiriza ni byinshi. Satani nawe ashaka kugira ngo azabona abamuyoboka Yesu nagaruka mu bwiza bwe, nabona bazarimburanwa nawe. Narizo mpamvu igihe umuzuko wa kabiri uzaburi kuba wanyabyaha bazahaguruka bose, Satani amaze kubogwa bashungereye umurwa wera ngo nibo babateje akaga. Narizo mpamvu umuntu uzaturuka mu ijuru kabatsemba nuko bazafite umugambi wo kongera gutera itorero. Babahamya babiri barakurikiranwe kubera iki? Bakoraga ico bashaka bakababaza uwo bashaka.
umuriro waturukaga mu kanwa kwabo ugatwika abo bashaka, ndetse bari bafite n'ubushobozi bwo guhagarika ikirere kugira ngo imvura itagwa. Antikristo rero ya nyamaswa ivi kuzimu izamutse bahagurukiye, imaze kubahagurukira rero irabarwanya, irabanesha, irabica, kuko bari bamanukiye kugira ngo bitwa abahamya. Abahamya bisobanura ngo abantu babonye kandi bumvise. Narizo mpamvu natwe turi abahamya b'umwami Yesu Kristo. Abahamya b'umwami Yesu Kristo nabo bazarenganwa nka Yohana ari mu kirwa cy'Ipatiba. Abakoze neza bose bazazira guhamya kwa Yesu, kandi nyuma yaho babona ubugingo buhoraho, kuko ntabwo abakiranutsi bapfa. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana 11:25-26 aravuga ngo umuntu wese unyizera ntazapfa, azabaho, kandi umuntu wese ukiriho uyu munsi wa none unyizera ntazapfa iteka ryose. Yesu arabaza ngo mbese wizeye ibyo? Yabazaga Mariya. Abizera ntibapfa, barabora ku mubiri kubw'isezerano ry'Imana ryo kuvuga ngo imibiri yanyu izasubira mu butaka, ariko iyo bahagaze bashikamye imbere y'Imana bahabwa ubugingo buhoraho, baranesha, bahinduka abahamya bo gukiranuka, basezeranirwa amakamba. Uyu munsi wa none Imana idufashe kugira ngo nubwo ibiza byazabye kudusubiza inyuma, dutumbire umusaraba kuko Yesu yarenganijwe. Petero ya 2:2 harabangwa abantu nimubagirira nabi babaziza umutima uticira urubanza, ibyo ni by'Imana ishima, kuko na Yesu nawe nibyo yababarijwe, abasigira icitegerezo kugira ngo mugire ikirenge muke. Nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza. Abera b'Imana nabo bamwemeye bazatotezwa, bazarenganywa, bazashirwa mu nzu y'imbohe. Noneho kuko impanda ya 7 iboneka mu kimenyetso ca 7, noneho ibyago 7 bikaboneka mu mpanda ya 7, ubwo noneho igice ca 9 kitubwira ko kurengana kuzaba mu gihe iminsi zabanjirije kugaruka kwa Yesu. Nibwo abantu bazatotezwa kugira ngo bave mu buntu bw'Imana, ariko abazahagarara bashikamye Yesu ni umurengeza azabarwanirira. Imana yacu dusange kandi idufashe dutumbire umurengezi, kuko gutabarwa kwacu ntahandi kwaturi kuretse kuwiteka. Niwe uzaturwanira intambara nk'uko yateguye abamarayika be mu gihe cya mbere, aribo bahagurukiraga gutabara nka ba Mikayeli na ba Gaburiyeli, bagatabara abera b'Imana, maze abera b'Imana bakanesha. Ndangirije ku ijambo ryanditswe muri Daniel 6:23 bavuga ngo Nyagasani iyo abantu bageze mu kaga uwundi Imana yohereza marayika wayo. Nizo mpamvu Daniel avuze ngo karame Nyagasani Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye, kuko nabonetse mu maso yayo ntafite icyaha. Kandi nawe Nyagasani nubwo wasinye isezerano n'iteka ryo kunjugunya mu rwobo ntaco nagucumuyeho. Nibwo yanezera avuga ngo Daniel mugaragu w'Imana uhoraho, haguruka uvemo. Abaratsinze, abaranesheje ibigeragezo byagomba kumukura mu buntu bw'Imana. Natwe dushikame, bikomeye nk'ibyo bizatugeraho, n'ibibirusha bizatugeraho, ariko Imana izatubere umutabazi n'umurengezi. Nituyiringira tuzanesha. Imana idufashe kuri iri jambo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amena. Pasteur Murakoze, turagushimiye cyane. Imana yo mwijiguhe umugisha. Abaduteze amatwi, turangije igice ca 8 n'igice ca 9 cy'Ibyahishuriwe Yohana. Turakomeje igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana kuko tufite gahunda yo kukirangiza. Abantu batarakanda subscribe, mukande subscribe kugira ngo ikicigisho gikomeze kubageraho. Kandi abakeneye sarabisi y'iki gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana dushobora kubaha nimero mwadushakiraho 07837333 kane iminani ibiri 07837333 kane iminani ibiri. Ane mwijeho mugisha cyane, turabashimiye cyane. Amen.